Marsha muri iki gitondo rero amakuru avuga ko mama 23 FARDC abarundi na Wazalendo ubu bari kurwanira mu gace ka Sange hafi ya Uvira, aho benshi bari kuvuga bati ese iyi ntambara kishobora kuba igiye guhindura isura cyangwa se mu minsi mike cyane itarambiranye mama 23 ikaba ifashe iyi Uvira. Ngira ngo abonye n'aka video kejo bavuga bati ubu turambutse, ntekereza ko benshi bashobora kuba barakabonye. None kugeza iyi saha urabona izi ngabo z'u Burundi uyu muriro zacanye zitari buze kuza kuota cyangwa se leta ya CNDD-FDD? Yemo mvuye turimo kubarasa irabatingira abakinisha turimo kubashkwanya gusa. None se ko bayirasira abantu yareka kubarasa neza, ndayishimiye abishaka atabishaka. M23 ntiyagisubiza inyuma buri amakenga ntihagarika intambara kugira ngo byuve neza. Ihangana rya hato na hato M23 ifasha Uvira isamye ibibombe bibiri bivuye i Burundi ihohereje ibindi bitanu. Ntabwo undi optimiste cyangwa se kuri icyo ngicyo ngo wenda ngo nta cyavamo. Ariko giye ntabwo ndakurura amaso ngo mbone ko M23 yaba ifite impamvu zayirwanirwanya igihugu cyabo ngije kwataka n'ikindi gihugu itararangiza n'ibyo wabo. Ntibibabuza kuba Abarundi ko flag zabo bafite amadarapo batwaye na ibihugu byabo. Nubwo mwamure karafu icyo bazapfa ntikizabura, ntiyazabura Abarundi n'abadede bivanga mu kindi kintu, mbega imbarutsi zaboneka. N'ikindi mwigira abantu ntiyazabura Abarundi bakenera umusada kuri M23 nkuko n'Abarundi na CNDD bahaye umusada Tshisekedi. Nuko intambara mbona uyu munsi hagati ya M23 na FC umwe yateye bombo n'uri yateranya amagambo n'undi ndacyayibara muri wa murongo w'ibyahozeho kera, urumva by'amasoso ariko atari uruhara. Ubona ko intambara ngari izava kunzika yigihe M23 izaba yamaze kugira icyicaro no gushyitsa kabuno, imaze kugera ku cyo yarwaniye, hanyuma kavuga ati dusubire inyuma. Urumva nihorere tujye kurwana n'abari abantu, kandi icyo gihe amanyanga ntazabura, amanyanga horaho. Abo bene wanyu baraturashe natwe mu barase nicyo muzakenera cyose. Hari abantu bashaka kunenga ibyo CNDD ikora ni yacu, ariko ibyo mukora sibyo. Kakubwiza intambara izabishyushye ari mbi, urumva, kandi kugeza amagingo aya niba batabasukuma bakiri inyeshyamba ntaga abasedede bazabasukuma baramaze kugira regime. Intambara irahenda, ibi byo kurasana rero bizarangira, Abarundi bizarangira. Inyeshyamba ntacyo zifite zo guhomba, zakurasa, urumva, zatwika Bujumbura zigatwika Gitega izuba riva, sibyo? No matter what, inyeshyamba ngaho ni bakomeze bakine n'inyeshyamba zizabereka kari inyeshyamba. Urashaka kuruhuka no kurara heza, gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima? Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu, ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara, igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 43 666 cyangwa 0795 88 5655. Marsha, dujya dukorana ibiganiro kenshi tukaganira n'umusesenguzi Marshari, ukagira mu magambo yawe uti uko byagenda kose mama 23 n'igihugu cy'abaturanyi bacu, ubwo ndavuga Burundi, ati bazasakirana, ati bitinde bitebuke, ati nge simbona muri aka kanya mu mboni yawe. Ariko bamwe bati ikigaragara cyo nuko ingabo za Neva zishobora kuba zizakirwa n'umuriro ndetse mwinshi cyane. Ubibona gute rero? Kandi nabo mu mbone yabaye kuvuga bati ikigaragara cyo nibikomeza gutya ati mama 23 ahubwo irasakirana n'u Burundi. Icyo nsimbararaho nuko ku bino ntambara yatangira mbega mu ntangiriro zayo, urebye 2021 niho yatangiye mu kwa 11, ariko kandi 2022 kuzamuka na gatatu Abarundi batangiye kwikwega muri iyi ntambara. Yego, batangiye kuzamo bari muri aircraft zirangabo za East African Community, ariko simultaneously bayinjiramo mu cyo bita task force yabikorera muri Kongo. Yego, yewe uribuka ko mu kiganiro mukuru w'igihugu cy'u Rwanda haye n'itangazamakuru yavuzemo uburyo nawe yasobanuje imikorere yatekerezwaga n'Abarundi kujya kurwanira muri Kongo, ariko Perezida Ndayishimiye akamuhakanira ko ibyo atari byo, nyuma bikaza kuba byo. Yego, ni it's a long story, ni ibintu birebire. Ariko wumve nawe icyo gihe cyose cy'Abarundi babaye deployed muri Mweso, nka Mweso ingabo z'Abarundi zahawe na M23
ndumva Colonel Kabundera wahaye bita Colonel Claude uyoboye ingabo z'u Burundi. Yego. Icyo gihe byari biri mu bintu biri bifite protocole sibyo. Yego. Za Kicanga za Mushaki zari Ngungu n'ahandi hari agisi ya M23 muri withdraw yawe mu gusubira inyuma rero mu byo bitaga pre-cantonnement cyangwa se cantonnement yabasaba kujya mu birunga nahe hose bafite ibirindiro basigiye abarundi. Mu yandi magambo nta muntu wakugera avuga ko M23 itegeze ibana n'abarundi mu buryo buri friend. Yego. Okay, wenda suko abazigira azisaca ariko yari ya Karafu yari ya Karafu iri umbrella ikorerwamo n'abarundi yewe si n'abarundi wenda babahaye 100% ariko kamemo aho bari badeployinze harazwi nkuko abanyakenya bafite badeployinze nkuko M23 n'uri yahaye ibirindiro abanyakenya bya Kibumba n'ahandi za Rugari n'ahandi. Yego. So niwe na Rumangabo hagahabwa abanyaso Sudani y'Epfo. Ntibibabuza kuba abarundi ko flag zabo bafite amadarapo batwaye na ibihugu byabo nubwo mwamure Karafu. So rero nyuma gato aho ibintu bizambye M23 yisubije bimwe mu birindiro yagiye iheba bose baba abanyakenya irahafata babaza Mushakira hagaruka mu mbabarire ariko nko ku ruhande rw'abarundi n'abanyakenya tubikomparing n'abagande ibirindiro abagande bagiye batanga babisigiye mu 23 aho babaga deployed abanyakenya babisigira nyiri wabibahaye abarundi banga kubisiga gutyo bakajya bahavanwa n'imbaraga kandi bagombye guseda ibyo birindiro ko bamaze kubona ko ya Karafu itaye imbaraga. Abarundi basa naho bashatse kurwana na M23 bakiri no butumwa bwa ya Karafu kuko no kurigishwa defense ya M23 yarashwe n'abahibu bari bayoboye n'abarundi. Hari hapfiremo abakoloneliza yirwa n'abandi uko makuru atubwira. Kirorerwa niba nibuka neza ya mudugudu wageye Kirorerwa wahiye watwiswe n'intera hamwe n'aba FDLR byose abarundi bari babiyoboye. Ubwo abarundi bararwanya za Minova Katana Kavumu kugera za Kamanyo aho turimo kuvuga M23 habirukana ibambura umujyi wa Bukavu bafatanyije na leta ya Kinshasa n'ingabo zabo. Icyo gihe ntemera rero nuko intambara mbona uyu munsi hagati ya M23 na FC umwe yateye bombo n'uri yateranya amagambo n'undi ndacyayibara muri wa murongo w'ibyahozeho kera urumva. Yego. By'amasoso ariko atari uruhara. Ariya na amasoso ntabwo ari uruhara. Ihangana rya hato na hato M23 ifashe Buvira isamye ibibombe bibiri bivuye i Burundi ihohereje ibindi bitanu ntabwo undi optimiste cyangwa se kuri icyo ngicyo ngo wenda ngo nta cyavamo. Ariko gihe ntabwo ndakurura amaso ngo mbone ko M23 yaba ifite impamvu zayirwanirwanya igihugu cyabo ngije kwataka n'ikindi gihugu itararangiza n'ibyo wabo. Izo ni intambara no gutandaraza mu ntambara ebyiri. M23 izakora ibishoboka byose n'abarundi kandi bazaba basoma ikarita yo gushoza intambara cyangwa se abarundi nabo yo kwishoza kandi already baratangiye. Cyo nkubwira ibyo n'amasoso kuko na ngungu bararwanye. Jewe ndaje kufubwira ngo ibirimo ku uyu munsi nk'ibyabaye n'ahandi. Element nshyashya irimo no ko barasira mu Burundi kandi M23 barasa. Ayo majwi turayafite sibyo. Ahubwo mbwira ubwo rero genda gahoro njyana gahoro muri ibi bintu. Yego. Kuko urambajije jewe ubaye nkumbaza niba ibi ntabibonamo intambara mu gihe mbona ko izaba kera. Yego. Rero hari waza hagati akavuga ati iyo ntambara ngari yacomekera kuri ibi. Jewe nkaho atari ko mbibona nkabona ko intambara ngari izava kunzika y'igihe M23 izaba yamaze kugira icyicaro no gushyitsa kabuno imaze kugera ku cyo yarwaniye hanyuma kavuga ati dusubire inyuma. Urumva nihorere tujye kurwana n'abari abantu kandi icyo gihe amanyanga ntazabura amanyanga horaho. Yego. Icyo bazapfa ntikizabura ntiyazabura abarundi n'abadede bivanga mu kindi kintu mbega imbarutsi zaboneka. N'ikindi mwigira abantu ntiyazabura abarundi bakenera umusada kuri M23 nkuko n'abarundi na Sadede bahaye umusada Tshisekedi nabe iyo regime M23 zabifite nayo ikavuga uti namwe nimwambuke mu giwanyu abo bene wanyu baraturashe natwe mu barase nicyo muzakenera cyose. Niyo mpamvu mbifata nkabona ngo M23 mu gihe gihanganya n'ibyayi iracyura impunzi irayosana imihanda iragira gute nkabibona ko bitari munsi y'imyaka 10 nayo ikabanza gukomera ikabanza kwiyubaka. Ariko abadede bakaba nta cyahindutse iwabo sibyo ari bo baba bagifite continuance ndende yishimiye nta cyahindutse muri diplomasi ngo bavuga bati kuko muri politique nta mwanzo horaho niba ntacyo nta rehabilitation nta rehab izabarabayeho mu hagati aho ngaho. Yego. Byanze bikunze kurwana barwana kandi nubwo rehab yabaho burya mwarwana. Yego. Museveni ko yijeje Habyarimana sati nta muntu uzatera turutse iwacu ntabwo byabaye. Yego. Iteka ugomba gukemurishaza ugakemura na root cause nicyo bajya bavuga
ntabwo ukemuza amagambo intuzi. Niba Habyarimana abantu baratahaga bava Uganda sibyo bakamara icyumweru bibiri bakabasubizaho ngo niki akirirwa ko ingendo muri Gabo kwa General Omar Bongo ngagiye gushaka aho abanyarwanda bazajya ngo ikirahuri cyuzuye amazi. Ni kimwe nuko nanone mbigarura ahangaha urumva ikiba kirwana ntabwo ari amagambo no guterana amagambo. En fait mu ntambara z'ikiba kirwana ni cause y'iyo ntambara sibyo. Ubushize n'abayo nabibwiye sinibuka neza kubwira ukuntu twebwe mu bintu bijyanye n'ububyaza tutavuga ko twe tubyaza twe tuyobora inzira yo y'umumama ubyara kuko umwana we Imana iramurema ikamurema n'ibise byabura mukabyongera byaba byinshi mukabigabanya byose birakorwa urumva. Ariko already iyo concept yo kuvuka k'umwana urumva nyina ntiyayitangira urumva nta muganga uratangira inda ngo yo kuvuka sibyo igihe cyageze. Ibyo turimo kubona ahangaha muri Kongo ibyo abanyamurenge barwanamo n'abavuga ikinyarwanda n'icyo byose ni conception yamaze kubaho kandi kizavuka ahangaha kizivutsa neza. Ndayishimiye yabishaka atabishaka M23 ntiyagisubiza inyuma buriya Makenga ntihagarika intambara kugira ngo byumve neza. Makenga si umujenerali we barazanye ishyamba ntabwo umunsi yazibwira ngo muhagarare kurwana ngo tusubire mu nkambi bamukuraho abandi bakakabura urugamba. Wibaze ikintu ubona gitangira ukaba utagisubiza inyuma. Uribuka baza CDP zarapfubye bankunda ugahita ubona undi urumva. M23 yarashwe 2012 na 3 irongera garutse. Ntabwo ubona ko iki kintu ari ikintu ki spontaneous n'urugamba rurwanwa ariko rufite icyerekezo kiri non stoppable udashobora guhagarika. Sasa rero kiri non stoppable nakindi iki inevitable nukuzihora kwaba bavuga ikinyarwanda kuri CNDD-FDD kireke bahita kiriho cyangwa yarivuguruye kuko birashoboka dufite ikintu kirimo gusirikira mu isi no mu biyaga bigari kirimo cyamashyaka kwihanganira ubwayo akanivugurura ubwayo. Revolution interne mu mashyaka burya niyo ntambara muri Tanzania ntabwo burya CCM ihanganye na Chadema ahubwo CCM ndani nibo barimo kuvurugana. Ntabwo wajya Uganda ujya ubona n'amasohoka muri NRM bakiza bese babuze muri NRM n'abandi bose na Tshisekedi afite abamurwanya. Ni Burundi ujya kumva ngo CNDD ya kanaka ngo Prona ya kanaka niki revolution interne mu mashyaka zibaho. Hari abantu bashobora kunenga ibyo CNDD ikora ni yacu ariko ibyo mukora sibyo bagahindura mode operatoire yayo. Abo rero babihinduye abana na M23 na FCDS n'umukongomani wundi bagiye batera ibisasu ariko bakomeje izima baba reverend kuri yo bambaye ahaga babivugisha ibingibi. Bano ba Rwandafone bazabavuna usuzugura taye za muke bakagutwara umugabo mu butu seseseko urumva azanya akayaga hariya mu mutara kurasa n'ingabo za FPR inkotanyi muri za Gabiro n'ahandi hose. Kiriya gihe ntiyatekerezaga ko RPF y'uwo munsi yavamo regime urumva ikomeye ndetse n'icyenda kari tandataterwa yumvaga abantu bakiri mu guhihibikana mu tubazo tw'igihugu batamukosora. Ariko se ari hehe mu butu bundi hagiye umuntu tubwira ngo amarengero yabayaye sibyo. Ntabwo usuzugura abantu rero ntabwo usuzugura abantu ahubwo ukemura cause. Buri Burundi bwari kuba umuhuza mwiza na cyane ko bwari buyoboye East African Community mu gihe byose byari birimbanije. Uribuka conclave yabereye Bujumbura igasakurisha abantu General Tshisekedi kanatuka mu General Munyakenya General Nyaga urabyibuka mutokinga urumva. By the way Uburundi bwatakaje chance buriya Ndayishimiye kujya Washington ari intwari mu karere ariko yagiye ariko azarusenya mu karere n'ikimwaro wabonaga gifite n'ikibyo turaza kubigarukaho wenda. So icyo nakubwira n'iki rero nta ntambara agranda mvirigire mbona uyu munsi hagati ya force burundaise n'abantu bo muri M23 ariko once bazavamo regime bazacakirana bazarwana no doubt. Reka nkubwize intambara izabishyushye ari mbi urumva kandi kugeza amagingo aya niba batabasukuma bakiri inyeshyamba ntago abasedede bazabasukuma baramaze kugira regime. Icyo babyumve neza yaba regime fédérale yaba regime indépendant yaba regime whichever de regime izabaho. Bano Rwandafone ntago ari nayifuza ibicucu sibyo. Barundi kazi basedede badede kazi n'abana babaho ibikora n'ibiswi byazo. Bano bantu muzarwana ibyo babyumve babyandike babishyire muri archive bakora imyitozo n'iki izi mbaraga z'abarwandafone n'abanyamurenge n'icyose zihuriye hamwe
bazarwana ariko nyine itandukaniro simbibona uyu munsi Yego. kuko ntago wajya kwengejinga intambara ku kindi gihugu cyo cyayikugabaho ariko igihe ukirwana n'igihugu cyawe mutaragira ibyo munoza ntabwo wajya gushoza intambara ebyiri intambara irahenda intambara irahenda ibi byo kurasana rero bizarangira abarundi bizarangira Marsha wenda ntago turi buyakine hari amajwi numvise nayavugaho nta kibazo aho numvise bavuga bati hari abagiye kwa muganga ariko ese mutenyera iki gukina amajwi bene ari amajwi katara YouTube niki Marshari niwe ujya uvuga uti njyewe nta mpuwe ngira ati n'abapfira hariya muri DRC ati nabona abaturage nk'abandi ati nyine nuko bigenda ati nicyo kibi cy'intambara aho numvise bavuga bati ibi bombe ni bombe ebyiri ati zoherejwe hano mu Burundi Rugombo rega Rugombo ni komine Rugombo niyo ibiri hariya hakurya Rusizi ni muri komine Rugombo mu cyitwaga province ya Cibitoke kera ariko ni mu Burundi ni mu Burundi nyine yego yemo turimo kubarasa irabatingira abakinisha turimo kubashwanya gusa none ko bayirasira abantu yareka kubarasa nari mbizi ko kuri buvuge kuki barasa abantu babarasira iki iyo bakomeza muri tafoke bakarasana ruvungi nayo hose ntabyumva none se barimo kubarasa ubundi gutu Burundi burasa kuri M23 no ku baturage bayo kandi buriya M23 yagombye kuba inabe n'ababanje bafitiye niyo nzika yego hakuhibaza inyeshyamba zigira discipline kurusha igihugu kuko namunagani reka nkubwire Sandrine icyo babaje n'abaturage bigenderamo uziranye n'inyeshyamba zingahe witekerejeho gutya iyo muziranye wese ushaka ibiri mwene mama wawe uzagende gutyo ugire gute do uti kwa hari ntacyo ngipfana nawe uri inyeshyamba n'abantu bafite imikorere renze imite ibaza abantu banze kuba ariko mu buzima busanzwe bakabinyeshyamba abantu ntacyo inyeshyamba ntacyo zifite zo guhomba zakurasa urumva zatwika Bujumbura zigatwika Gitega izuba riva sibyo no matter what inyeshyamba ngaho nibakomeze bakine n'inyeshyamba zizabereka ko ari inyeshyamba buri inyeshyamba nazira zigengesereye rimwe namwe zitwaje na discipline ku rwego rwo hejuru ariko buri discipline yose zayigufunguriraho zikagusebya mu gihugu kuburyo bibazo tese ibintu bikoreye iki ndabikubwiye uzayibona inyeshyamba zakurasa zikakwangiza buri abantu bakina n'umuriro batazi bamaze imyaka 20 almost n'umwe bategeka urumva ko bamaze kwicara no gushyitsa akabuno mu ntuzi bakwiye kurinda guverinoma na regime yabo nka CNDD-FDD iki ni igihe cyo kurinda sustainability y'ubutegetsi ntago ari igihe cyo gushotorana uzumva umuntu akubwira ngo iyo ufite Range Rover na cross country nziza na barabas niki ntabwo ukinisha umuntu wayisharwa n'intuzi n'urwembe uransekeje unyibukije akantu aha ngaha nyine ndagendaga rwose numva nta kibazo ariko hariya ngenda nigengesereye ku buryo wumva udashaka umuntu wagira iki wagukuba nyine kuko kubera ko Marsha niba uhuye n'uyu uravuga uti uyu nguyu arajya gukoresha n'ibihumbi 30 cyo n'ugaye nyine wowe rigengesera kugira ngo wowe bitagira iki bitakugira ingaruka nyinshi rero ni ngicyo ngicyo uvuze ati iyo ufite cross country cyangwa se ntabwo ukinisha inuze umunyonzi arakwangiza ibaze nawe igare kugwa barabase okay ababaye abahombye ubuzima oya adapfuye agusharuye mbese yakwishyura irasigara igira silence nicyo kibazo na moterega na moto nayo akenshi yari niyo yakugonga cyangwa icyo ariko irangi uzarisigisha kuri miliyoni 10 ku igare y'ibihumbi 120 so umuntu agomba kugira ubwenge by the way ibituvuga abantu bumva gutyoza Burundi kubutesha agaciro ariko trust me uracyari mutoya iyi ntambaro uzayibona n'ikindi nakubwiye ngo zirukankana zirukankanye uzabibona hari nizo yafashe amateko arimo kuvuga ubu ngubu irazifite nyinshi icyo kire ko Marsha reka ngo barasinguce mu ijambo nabanye n'abarundi bashimira umuntu witwa Marsha ati Marsha mbere twagira ngo nuko twanga tariko icyo tumaze kubona uradukunda Burundi ntabwo nanga Burundi abarundi bagera muri bananditse mu comment ati Marsha aradukunda ati ngiye natangiye mbona uyu mugabo atwanga atari kukuna tugira inama bigaragaze ko nta kintu apfa natwe atahubwo ni inama batugira erega buriya nuko nimbivuga abantu bagira ngo ni bya bintu byironda karere buriya umuntu w'Iburera abazi igisoro yego igisoro kisoro n'ururimi rwaho umuntu w'Inyagatare abazi bya ntungamo kuko baraturanye no ntangano mu mazi bya Nyagatare sibyo giye rero uzamenye ko umwana w'Ibutare ikintu cy'Uburundi ngikukirana ku bya hafi kudashobora kumbeshya twakuranye nabo badusimbiza baturera abarundi no babazaga ibiti by'inganzamarumbo bibyara imbaho iwacu urumva kandi umuto
cyangwa ari mukuru wisumbuye w'Ibutare yajyaga kujya show mu Kayanza. Abanyakayanza nibo baremaga amasoko, yewe nk'umuntu w'Inyaruteja we n'ikirundi cyose abakizi. Ntabwo waza kumbeshya proximité compte toujours. Sibyo? Ni nko umuntu wa Rusumo abazi njiya panda azi Shinyanga kubera ko matunda igishinyanga buri munsi. Urumva? Muri Kahama kandi ni arero tour aragenda akagaruka. Ntacyo uzamubeshya ibyabereye ngo ntago azabiyoberwa. So uretse ubu ngubu gusa twataraye tukaza muri imijyi minini, ariko ntabwo waza kundusha amakuru. Ntabwo bikunda umuntu yigoma burya w'igisenya Rubavu bazi ibintu by'igoma. Yego. So abarundi rero wabanga gute kandi dufitanye n'umubano wimbitse wandani ku buryo usanga kubera kubwiye gusimbiza umuntu rega burya hari ikinyarwanda cyinshi. Harabakugiriye neza hari umwakuranya mwagize gute. Giye n'ishuti nyinshi zigira Bujumbura. N'amakuru tubona menshi abavandimwe banje benshi bayi Burundi. Urumva? Ntacyo waza kumbeshya rero. Sibyo? Yego. Rero ikintu cyagirira nabo Burundi rimwe na rimwe immediately wumva kitagusiga n'ibindi byishite mu ntara yacomeka n'abaturanyi. None se umuntu yanga Burundi abubwira ati muva macakubiri aho tunagatutse. Umuntu se yanga Burundi abubwira ati mwirasa abanyamurenge namwe mugeza kuba mu kaga cyangwa muzakabamo. Namwe muzi ubuhunzi buryana. Umuntu se yanga Burundi gute abubwira bati ibi bintu by'amacakubiri ni ababirigi babizanye mu bivemo. Uzi ko CNDD-FDD buriya igira porogaramu ya Ndi Umurundi yaronshinze igahita ishyira mu kabati. N'ubwa mbere mbivuze angaha. Ndi Umurundi rimo niba mbeshya hazaje umuntu w'umudedo mbeshyuza. Porogaramu ya Ndi Umurundi nk'iya Ndi Umunyarwanda bazendede barayironshinze hashize imyaka nk'ine cyangwa 6 urumva? Aho kugira ngo bayikomeze sinibuka ari bandayishimira uri SG w'ishyaka bayisubiza mu kabati ariko bazi ko iyo launch barayikoze. Kuki batayikomeje noneho? Yego. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.